mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, nabyo byari mu mpera z'ukwezi kwa munani. Murabyibuka aho hajyaga imyanya hanze y'abantu bijyanye n'imyubakire settlement. Hari hakenewe icyo gihe abantu 24 ndetse no ku mwanya wa Gen Sanitation hakenewe abantu bakaba 18. Kuri ubu rero hari indi poste muri mujyi wa Kigali yajeho, ni poste nshyashya nayo ikeneye abantu 35. Muribuka icyo gihe uburyo babajije uburyo umuntu yize cyangwa se wabaga yize ibintu byo kuri internet multiple choice biri related n'iyi post akagwa kuri icyo kintu. Akenshi murabyibuka yuko abantu benshi batsinze bakagera hejuru za 90. Post nk'iyi yagarutse, wateguye icyo gihe kuri iyo myanya nawe uzajya utegura ahangaha. Bivuze yuko rero ahangaha amanota 90% ubu ngubu tayari ushaka kuba uyafite mu gihe waba uri gukurikira ak'umunsi. Hanyuma rero iyo poste nk'uko turi kuyibona ni poste ya data management officer. Data management officers, abantu 35 kuri level ya 6 n'ibice bibiri, ku mushahara ufatwa mu ntoki 380. Kuri uyu mwanya kuri iyi poste kugeza ubu ngubu level ya 6 n'ibice bibiri niyo mafaranga afatwa. Hanyuma reka turebe ibisabwa kugira ngo ubashe kwapplyinga kuri iyi position iryoshye cyane muri ibi bihe mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ino poste ni nshyashya kubera yuko nta mukozi n'umwe uri mu murenge. Bivuze yuko rero bose bagiye kujyamo muri iyi minsi. Hanyuma rero kugira ngo ubashe kumva neza uburyo uzabazwa kuri iki kizamini, niba wujuje bimwe bikurikira, warize ibijyanye na statistics, komeza udukurikire ubundi tuguhe amakuru meza y'ingenzi ashobora kugufasha gukora application mu buryo bworoshye cyane. Nk'uko rero muri kubibona uyu mwanya nibwo ukijyaho, hagiye ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2024, uzava ku isoko ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Bakeneye abantu 35 bazakora ikizamini cyo kwandika ndetse bakore n'ikizamini cyo kuvuga mu mujyi wa Kigali. Iyo wize neza ikizamini cyawe cyo kwandika uragitsinda, hano nta bijyanye na ruswa. Kandi ikindi twababwira nka experience dufitemo hano nuko rwose ino poste wayize neza ukaba wayitsinda, interview yawe ukaba wizeye akazi tayari wakabonye. Hanyuma rero niba warize ibi ngibi, niba ufite bachelor degree in economics cyangwa ufite bachelor degree in statistics, bachelor degree in applied statistics, bachelor degree in applied mathematics, bachelor degree in data sciences, bachelor degree in data management, bachelor degree in demography ndetse na bachelor degree in population studies, nyaruka rwose wa applying igihe kitari cyarenga, kubera yuko ni amahirwe atabaho imyanya 35 yose kuri poste imwe. Ahangaha ushobora kugerageza amahirwe yawe ukaba watsinda. Hanyuma rero ku bintu uzibandaho mu kwiga turaje tubibahe ahangaha, turabakora na video yihariye kugira ngo byibuze umuntu uri attentive yo kuba yakoraho application abashe kuzajya gukora ku develop quality system of aggregated and disaggregated data consolidation in matter related to the social economic status of sector, ensure its regular updating, consolidate quantitative data on all activity performed by sector where applicable, ensure its dissemination, every data to support planning and decision making at the sector level, coordinate the management of situation room and ensure that data or information are daily updated, consolidate the report on all activity performed by the sector against local plan, perform any duty assigned. Dore iki ni ikibazo cya mbere muri interview ntangire nabakopeze. Niyo mpamvu rero ugomba kudukurikira umuntu uri bwa applying ukazaba shortlisted kuri no position, hanyuma ibindi ukazabitubaza. Mbibutsa yuko deadline yo kurangiza kwa applying aho ari tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi, nk'uko muri kubibona hano. Uwaba rero afite cyangwa se yarize bimwe muri ibi nagerageza amahirwe, hanyuma ibindi ukomeze uduflowing. Nimero zacu turazishyira muri description, ushobora no kutwandikira muri comment, hanyuma ibindi byose tukaba twabikugezaho. Iyi position, uyu mwanya mushyashya washyizweho wa data management officer, ni umwanya mwiza cyane kandi twababwiye opportunity mu mujyi wa Kigali, opportunity ziba zihari. Niyo mpamvu rero mushyiremo imbaraga, byose birashoboka iyo wakoze application. Aya ni amahirwe aza rimwe nko mu myaka 5 kubona position ifite abantu 35, kandi ahangaha rwose twababwira yuko ino position ari sustain in touch. Rero wagira ibibazo cyangwa se imbogamizi ashobora kutwandikira hasi muri comment, cyangwa se ukaba waduhamagara muri nimero
iri muri description, hanyuma tukaba twagufasha kugutegura neza ikizamini cyanga, kubera yuko umuntu uzagitegura ni nawe wateguye kuri ibyo nababwiye, kandi abantu barabitsinze 100%. hanyuma kwideburira kuri interview naho ni the same, mu mujyi wa Kigali ujya kubaza ibibazo bijya gusa. Ntucike intege rero ngo wumve yuko uyu mwanya udashaka kuwutsindira, ahubwo stay in touch, ubundi tugukorere umuti ubashe gutsinda kino kizamini mu buryo bworoshye kandi bushobora